minsi igize umwaka bivuze ngo Imana buri munsi bwira abantu bayo ngo murarinzwe murarinzwe sibyo so ne pas peur so nolite timere kiratini niko bivuze so ibyo mba mbibwira abakunzi banjye bitinya nta kibazo na kimwe mfite nta cyaha na kimwe mfite nta kibazo na kimwe abifuza uraryama ugasinzira mu gitondo ukabyuka nk'isa abifuza gufungwa ndasinzira nkagona batangiye nawe kuvuga ngo uri munsi y'igitanda mu gitondo ugafata breakfast ukaza ukazi abifuza gufungwa kwa Karenzi bashobora kumutanga ubwo iyo message igende direct aba bad wishers abakwifuriza ibintu bibi n'ubundi ibintu bibi hari gihe bizakugeraho mu gihe runaka uri ku isi ntiwabikora ariko ababikwifuriza iyo message utanze mwigira ubwoba ne pas peur igende ibinjiremo mu mutima mu magufwa mu musokoro iyo message abane nayo bajye bayitekerezaho iteka ndambiwe imvugo ejo azakora ejo azaza ese araza rega namwe mugahangayika none twagira gute akaje karemerwa kare akaje karemerwa ntago karamugeraho uzuba butinyiki je nta kibazo ufite ese ubundi ubu ari kare bazapfa ntibazataha bazataha n'abatero baratashe maze ikibazo kiri nanjye nimfungwa nzataha hari umuntu akataka kanya ngo nanjye nimfungwa akagira ngo nawe uragiye ntaho agiye arahari ibyo nahereyeho bidasobanutse sinkeneye n'umuntu uzongera kumpamagara njye ntabwo nzongera kubikubaza message umpaye ari kukwereka ko message umpaye nayifashe seri sinzongera kuguhamagara mbikubaza ntabwo nzongera kubikubaza hano muri Kigali wigeze umpamagara mubaza ibyo bintu ntabwo namuhamagaye ariko uko murabimubaza buri gitondo ubwo nanjye ababinyifuriza imvugo bakoresha mu byo bavuga bumva nyine basa n'ababwira abantu ko na Karenzi mwitegure niwukurikira ariko ndagira ngo mumurize abantu iyi case imaze igihe kinini kitari munsi y'amezi 3 ikurikirana sibyo bari abantu niba biza ariko bari kare batangiye kwita muri buka igihe aperi yizihiza ku murindi umunsi mukuru yego burya abantu baritabaga abantu barabazwaga ibintu bimaze igihe kinini nta na rimwe nta muntu urampamagara so abantu bashyira umutima hamwe bankure muri ibi bintu simbirimo simbirimo nabonye umuntu wanyeditinze ifoto anshyira mu mapingu ayishyira kuri Facebook yafashe ifoto ya Sankara ryatabwa muri yombi afashwe n'abapolisi babiri mu maboko afata ifoto yanjye y'umutwe ayimuterekaho sha ngo na Lorenzo yafashwe ariko urumva abantu undi muntu kuri YouTube yakoze thumbnail yanyanditseho ngo RIP rest in peace ndavuga mana y'Rwanda bad wishes Yesu mwiza like nahabigeze menya nicyo yatumye mvunika neje ikirenge n'abanyana ari kunuka sinzi umuntu nyerekanye ibirenge ntambaye inkweto nuko navunika ikirenge dore kamera sinzi ukuntu bayimanuye hasi banyerekana nambaye ibirenge navunitse ikirenge ejo menya n'uwo mwaka wose ufata umuntu udafite ikintu yakoze nta kibazo na kimwe ukamushyiraho ngo rest in peace azongo warusohotse navuga ngo yisije rwose ntituzongera no gutiza umurinda ababyifuza ntabwo nyirimo ntawo muriye nayo ntihazajye n'uwongera kubimbaza sibyo ntawo muriye nabyo bishyirwaho akadomo rwose nta birimo ababivuga nibyo bifuza ariko si Imana ibyo sinabisobanura dukwiye no kutabitiza umurindi rwose arumanzi nababwiye ngo bashize amezi n'amezi ntabwo auditora militaire yambuze mbi Kigali mba hano kuri mikoro nta convocation yakugezeho nta nurambaza ngo ese bimeze bite so abantu babyumve batyo ndabizi neza benshi nabankunda biba bihangayikishije mukwiye gutuza nta kibazo na kimwe mfite nabivuze ngo ababinyifuriza wa mugani wafanire kamusuhuze niwe uvuze ngo Imana ibakubire 7 igihe sibyo mbifurije icyo nyifurije Imana igukubire 7 ikinyifuriza Imana igukubire 7 igukubire 7 we 770 arumanza wagose tugeze kuririmba ngo abo bantu sibo mana abo bantu sibo bakwiye kwiringirwa Imana yo kuri biraho hafi ngendera igihe cyose bishakisha ntabwo nshakisha rwose Imana yabimpereye umugisha ikindi kintu nakuraho urujijo abavuga ngo urabona ngo Kagimbura ngo na Karenzi ngo haraho bahuriye
Karenzi ntiyagiye mu Misiri. Karenzi nta ngendo yakoranye na APR. Kugeza ubu si ikibazo gihari se. Nasobanuye Kagimbura hano ko amaze igihe muri APR. Claude kapiteni wabo, Ruboneka, ba Fisi Zotanga, ba Kasemiro, bariya bose Kagimbura yagize urare mu kubazana muri APR. Ndabizi. Shaka kububizi. So ni umuntu umazemo igihe cyane. Ariko si iby'abapampe si iby'iki, ni umuntu umaze igihe muri APR. Ariko iyo haje so niba yaragiye mu Misiri rero, niba yaragiye mu Misiri yabagiye mu Misiri agomba kubibazwa. Bari kuri liste cyane, bose bagomba kubibazwa. Bari kuri liste bagomba kubibazwa. Kuba amaze igihe kinini ibyo ntacyo bivuze rwose. Kandi nabo abenshi kubibazwa bagomba no gutanga amakuru uko mbibona, uko mbyumva. Simbavugira, ariko nkurikije uko nabyumvise ko abavoka babinsobanuriye. Magnifique yamubonye Kagimbura no gutanga amakuru. Kagimbura nuwo kigaragara ko ari umuntu utanagaragara cyane, ukorera mu gikari cyane. Amafoto ye kuyabona biragoye. Iyi foto niyo yonyine iyi foto yafashwe, urabona ko nta kantu bakoropinze. Ni ya foto yafashwe hariya Shorongi ku Kirenga Stadium, ariko bicaye kuri za rimwe y'abapampe bavuga ngo etat major. Shaka ariyo foto yonyine Kagimbura agaragara muri kuri internet. Nta niho namuboneye gusa. Urabona ko bagakase, urabona ko yicaye ku ntebe akunda kugaragara. Yambwiye ko ngo akiniye umupira mu makipe matoya, ntabwo ari umuntu ugaragara cyane. Ambwira ko ngo yakiniye muri Yanga. Yanga ya Tanzania. Yanga ya Tanzania muri za 2000 na kangahe. Ko numva ari umunyamupira se ahubwo. Nyuma za gukora muri banke, ajya kujya muri byo gurisha abakinnyi no kujya muri Heroes. Iyi foto iri kuri LinkedIn ya management yiwe, KK Sports. LinkedIn ya management yiwe. Niyo KK Sports Kagimbura. Ubwo yo KK harimo Kagimbura. Okay. Ariko ntaho bihuriye n'abakinnyi baje muri APR. Arabazwa iby'urugendo rwo mu Misiri n'uwa kabiri ibumoso. Urabona wari perezida wa APR Richard, ni ubanzi. Agakurikiraho Kagimbura, akajyaho Eric wari team manager wa APR, hakajyaho Mukasa, hakajyaho Wanta, hakajyaho Jangwani, hakajyaho Richard. Ejo bundi Gahonzire yarandakariye cyane ngo navuze ko ari mu bapampe. None se navuze ni giye gushize mu ifoto. Ese ifoto ni wowe mushyiremo. Ngo yaragiye mu myitozo ibisimbire bapampe buraniye foto. Kuko ni ifoto nta kindi. Aba tugiyemba hanze y'igihugu. Ese ubona bapampe ngo ni iki? Abapampe abazanye iryo zina ngo n'abapampe ba Karasira. N'abantu bahuje. Abapampe n'abantu bagendana n'umuntu runaka w'umupampa. N'abapampe ba Fande Karasira. Ngo nibo bamufashaga mu gushyira ku murongo wa APR. Bamuye ibitekerezo. Ukurikiraho ni Kadafi. Abenshi bavuga Kadafi. Nanjye ntabwo muzi. Uyu wajyanye na wambaye ingofero, wambaye umukara. Niwe Kadafi. Umuherwe cyane. Ambaye ka Balenciaga. Afite amafaranga menshi bitabaho. Billionaire. Ngo afite amafaranga menshi. Ukurikira twibeshya ko ari Regis, naho ntabwo ari Regis, ntabwo muzi. Uriya wambaye jacket. Twari tuzi ko ari Regis umuntu agacinya. Oya ntabwo ari Regis. Ni umugabo basa cyane. Ntabwo ari Regis. Uwa nyuma yitwa Manu. Emmanuel, ahubwo se ko hari uriya wundi utagaragara cyane ndetse. Oya. Nyuma y'amarinete. Oya, uwa marinete ni Manu. Ni foto yisubira. Ni inshuti ya Richard cyane ngo baranabanye cyane mu gisirikare. Uwo Manu tugeze Zanzibar niyo twasanze yarije kudutegura. Saba beshyiraga Rikari ngo ni umupampe iyi foto ko atayirimo. Bavuga ko ari we foto ye. Kazungu aragenda. Bivugwa yuko ari we witanganiye ko ari we foto ye. No foto ye. Ariko birashoboka. Yanga kujya mu ifoto. Biranashoboka. Ko biragoye kwifoto Rikari yaba ataraye. Bandikaho etat major. Etat major. Bari bavuganye bahurishye mu gitondo. Niyo mpamvu na Richard ibyo avuga ngo yahuriranye nabo Gahonzire imyitozo ya APR nimugoroba. Ure imyitozo ya APR ko mubizi ntagera nimugoroba. Gahonzire abwiye n'iki imyitozo yari mu gitondo kugira ngo agiye bahurire hari. Yarahuriranye. Amakuru yandana. Niyo baranahuriranye ibyo ariko muzi ko hari ikosa riba polisi kagutwara. Cyane wari uhari. Ibindi bikabaho nyuma bakakurekura nyuma. Kandi hano Gahonzire. Kandi ariyo kwese turimo tuvuga yaba ngabo barimo. Rega bose ntabwo public ntabwo abantu bose abakoze amakosa. Hari nk'umuntu witwa ngo yari yavuze ati rwose mumbabarira umuntu witwa Papa Julio. Papa Julio ni umuntu umaze ufite amafaranga yo maze igihe aherekeza umucuruzi maze igihe kwigeze guhurira runaka n'umukire cyane. Arimo None se bazi nabese
none se bazi nawe Julius wese umuntu wikorera ku giti cye Jire we buriya wowe visi perezida wa Bugesera na hariya ntiyabanaga n'ikipe yibaniraga n'abandi bantu bahari ariko kuko yagiye nawe aba bose tuvuga ngo n'abapambi nta nubwo bose bavuyemo Karasira avuyemo nk'abo ba Julius bona no bateguraga ibintu byo kumurinde ejo bundi bivuze ngo bo ni abantu bagumanye na APR na nyuma n'iyo ngoma y'ubupampe ntabwo isobanuye ko rero bose ari abantu babanye na Karasira bakajyana nawe harimo abakunzi ba APR bagumanye nayo bayihora inyuma kandi batajyana n'ubuyobozi buriho abankunda nibatuze jewe rwose meze neza ahubwo bankandira akanyenyeri uyu munsi nujuje imyaka 7 tariki 11 z'ukwa 8 2018 nibwo narushinze ni wedding anniversary ni posting sinamenya icyari happy wedding anniversary kandira akanyenyeri k'5000 Shananye ndaje kandi ko nshobojwe yasagutse kuri taxi gace kanga mujisha yasagutse kuri taxi mu gitondo nanjye kukandira akanyenyeri pe noti 5000 rwose no umunsi udasanzwe asante sana happy wedding anniversary wana ariko muzi ko nanone akandi muzi ko twujuje amezi 6 n'uyu munsi 11 z'ukwa kabiri 11 ni 11 nibyo byari 11 z'ukwa kabiri uyu munsi ikiganiro kimaze amezi 6 ni 10 yari 10 ni 10 ngende twuje ejo atandatu twayujuje ejo ntabwo birarenga cyane rero nibyo igice cy'umwaka twarakibirinduye ejo ubwo rero abafite nimero ya Karenzi bamukandira akanyenyeri nanjye kamugezeho abafite iyanjye mushobora kukanyuzaho mukamuforwardinga nta kibazo ndizewe n'umuntu wanjye cyane so ubwo rero tumwifurize nawe celebration nziza cyane imyaka 7 ngo imyaka 7 umaze ingana n'imyaka 7 imaze ntangiye itangazamakuru umunyamakuru wa radio umva rero ni imyaka ibatari mike 2018 mu gihe watangiye 2018 ko ni mu mpera z'umwaka mu kwa 11 ariko urumva imyaka 7 nanjye no experience mfite mu itangazamakuru ry'imikino umunyamakuru wa radio nibwo natangiye kuri radio Musanze so urabyumva rero ko ni imyaka ibari myinshi rwose umwana ubonye bwinshi cyane twifuriza imyaka ya anniversaire bamucaye n'abasunike bafite nimero yawe garagaze rwose n'abandi bose abantu bavuga ko ari ukunda ari benshi mucaye twamaze gucura urubanza ruvuga ngo kuri yanka inka igomba gutangwa mu buryo bwa beneri dore ko twabyanzuye yarambwiye ati miliyoni irateguye niwumva uri tayari uzaza uyu munsi niba urabiyinka kubera ko adafite igikuyu nta ruguru mfite cyangwa se kabiri kwishyura bikagora ibyo nabyo bikaba ikindi kizamini nanone uyu munsi rero na Saidi Habiyakare nawe mu Rwanda niyo nzira yarambwiye ko agomba kuva mu Rwanda nk'uyu ubwatsi atazangoramo inka iyo isanzwe yo mu rwuri nawe azampa amafaranga rwose niba nzayigura ibikizanyorohera icyo nicyo nemera koko oya kuyigura ntabwo bishoboka kuyigura nabwo byamuha wayigura ko ufite igikuyu hafi yenda ikibazo ari ukuyicyura ntabwo aragira uruguri inka z'abacayina ziba Nyagatare mu kuyivuko hari igikuyu ufite hano wenda za Kibugabuga ntabwo inka ndazikunda ariko sinzi ko mba mbibona mbona bisigaye bigoye biragoye cyane mbona bisigaye bigoye umva rero ko twabyanzuye twari kumwe na Ruvuyanga na Kazungu na Iberi numva nandera sinibuka neza twanzuye ko inka twayihaye agaciro twavuze ngo inka nziza muri iki gihe y'inyana rwose ibyaye nka rimwe kamwa neza ni inoti ya miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda telefone inzungu ni miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda turavuga ngo rero n'ubundi tuzabyiziza nk'abizihiza ko wacyuye inka ariko izaba ari envelope ya miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda Karenzi gusa kuko ubundi umuntu ukunda utunyenyeri turimo turaza twisukiranye reka mbashimire cyane rwose Prosper Gatete François tuyitegereze akanyenyeri karenda guturika hano amajana barimo barasukuma rwose hanyuma Patos nawe Patos waragira ati niyohereza akanyenyeri avuze ko akanyenyeri ngo azagakanda niyohereza akanyenyeri ngo azagakanda ngo wa muntu ngo yamwishyuye za miliyoni z'eshanu byaranze avanze n'amatikubu ese niba ari bloke niba bitari gucamo kuko yanditse ngo nibanyishyura asigaye ba bantu ngare bamuhaye nibwo nzamukandira ibyo ni bimeze neza ngo biteka mu muretse ako ni baravugisha ukuri ibyo babyizera oya ntawe buri ibyo ngibyo
burya Kagimbura niwe wagurishije Rwabugiri muri Mukura. Rwabugiri mari Kagimbura asa umupira ko numazemo igihe mbonye ibintu nibyo ahubwo ya management yakoraga cyane. uwo baza nomero ya Kanenze ntishobora gutanga kuri mikoro. biterwa abanyerega no kuri YouTube bari kubaza abanza kuri screenshot ya konte ye uko ihagaze nibwo ndaza kuhanimera ushobora kumanimera umuntu agiye koreza amafaranga 500 akazajya aramuhamagara buri joro agera aramuhamagara agiye koreza ibiceri 500 nta muntu yemereye koreza karenze munsi y'ibihumbi 100 nge bitanu ndetse wowe wakoze bitanu ngewe bitanu se ngewe ko ndi umupampe aha ubwo rero tubifurize isabukuru nziza y'ubukwe na mama Shiara na mama Shiara n'abana yaduteje imbere yatuhaye ubuzima of course ntihaburamo ibibi n'ibyiza muribuka ko narwayemo gato tugifungura radio abantu ntibabimenya ariko burya nararwaye bikomeye cyane twafunguye radio nshinyirije iryinyo riri ku rindi navuye hano bucece rwose munsi dufungura radio nimugoroba mpambira ibikapu nerekeza Faisal mu ibanga rikomeye ariko nakorewe operation neza akabazo nari mfite gakira neza vuba cyane bitangaruka mu kazi ndurugwembe nacyo cyari ubu munsi sindataka n'igicurane meze neza iyo avuwe neza nta kibazo ufite ni amashimwe gusa uzi ko icyo kintu ntakibukaga uzi gufungura radio ejo ujya kwiseta nari mfite operation ngira ngo yaramaze n'ibyumweru kuko no gufungura radio harimo kwihuta kuki azajya kubagwa radio itarafungura none se nabagwa ko atazaza kuri mikoro uzi ko n'Imana yabikoze radio yari gufungura cyari kera afite kubagwa ntiyari guhinduka nabo radio yari gufungurwa Karenze yagiye kubagwa ntibyari gushoboka niyo mpamvu byari ifungurwe itangire ivuge ejo ajye kwa muganga ndabyibuka nza no gusinya ariko hari ukuntu ntabwo nameze neza ubu tuvugana mfite ibiro 84 icyo gihe nari maze igihe ntarenza 75 urumva mu mezi ufite ibiro byinshi se bitagaragaza ko ufite ibiro byinshi mu gihe 84 rwose Karenze biramubereye rwose nibyo ni byinshi 84 oya ntago ari byinshi ndi muremure mo gake niyo mpamvu biramfashamo ntago ndi mugufi urumva ko ubuzima bumeze neza n'akazi n'iki byose turashima Imana kandi abadukunda mukomeze mudusengere n'ibindi izabikora cyane ubwo mbere yuko twambuka abenshi rwose ndabona baje bavuga bati muduha amakuru twinjira kuri business y'umunsi tugiye kwinjira imiriro ni myinshi turahera kuri Leope tombora turahera kuri tombora